Hello guys, mumaze mutanezera kuzimaze neza. Ya YouTube channel yanyu bayita ICT Secret 250. Rero hari umuntu uje gusubiza uyu munsi yarambaje ngo ese ni gute ushobora kuhakura film cyangwa se video kuri YouTube ukadownload ijya kuri YouTube ako ikajya kuri file. Uyu ushobora kuba wabonye nka video runaka iri kuri YouTube ariko ushaka kwishyira kuri file. Icyo ukora ni ikintu kimwe, ari ibintu byoroshye. Ugomba ufitemo application ibiri. Ya mbere igomba kuba ari YouTube ibisanzwe, ya kabiri igomba kuba ari imwe bita Vidmate. Twese rero ndumva nkoreshe ashaka video itaba ndende cyane, nkabasha akantu gatoya gusa nyine mu kandi subscribe kugira ngo mujye mubona ibindi biganiro byinshi tuza kuri YouTube channel yanjye. Yes, let's go. Ukiri ukore uraza cyo na phone yawe yose ukoresha, ntacyo ndabizi ko ufitemo YouTube. Uraza yes, uhitemo YouTube. Ndabizi nta muntu utayigira. Ndifuza mu kandi subscribe tuzamuke, kandi subscribe nk'abarimo kugura amasuka. Uraza muri search yawe here, yes, wandikemo video ushaka downloadinga. Urugero wenda katurebe katwinjire kuri ICT Secret 250. ICT Secret 250. Then dukora search. Dore ngizi hano. Yes, tuyifungure wenda turebemo nka video runaka. Urugero wenda dushaka kudownloadinga wenda iyi filime yahangaha. Urugero kadusuppose ko umuntu akeneye iyi ngiyi yaha. Icyo ukora ubuze uyikirikeho. Yes, katugabanya gatoya kugira ngo bitaza kudusakuriza. Then icyo uri bukore uri buze hano, ntabwo uri buze kuri download. Uraza hano handitse share. Ndakenga yes, umwe wese kugira ute arimo kuhabona. Uraza urafungura. Ukimara kwakanda reloading akanya gatoya, uze uhitemo aka kambere kanditseho copy link kano. Yes, nizera ko nta muntu urimo kukabona. Yes, kano copy link urayikopiya. Utonde hazi yaje munyatso copied, nongiza byose utukanda back ubikuremo. Yes, kirangiza kwikuramo ikirubuze uri buze hano scrolling, uze hano ufungure ya application yacu bita Vidmate. Utegereza akanya gatoya imanze ifunguke. Igifunguka nta kindi kintu ukoze, utegereza akanya gatoya. Urabona ibi ni byiza nyuma ntabwo ari njye ubishizemo. Utuza ukande download cyangwa kimwe nusanga nibyankuzamo. Urugero ushobora kwankuzamo ugasanga wenda ameze nka gutya. Kirubuze uraza hano dukora search hano hejuru kuri search yawe. Hano ucyakora tanyo kwandikamo uraza urabona here, uraza no hejuru uraza utukanda paste. Uraza ushiramo ya code wakopiye pastinga. Uraza ugakora no kwandika ukagumishaho. Utukora kuri ijambo ryanditseho paste. Tayari urabona hasi hajyamo link, ukande go. Yes, tegereza akanya gatoya. Urabona basa tuzana muri Vidmate. Kandi urazi muri Vidmate wo kudownloadinga nako kanya byose downloadinze ahantu bita bigira ute bita bijya. Yola iraza gutya bifungukira hano gutya. Urabona yamaze gufungukira muri Vidmate. Nta kindi cyarajya gisigaye. Icyo ukora utuza hano kuri download here. Ubwo biba tayari byarangiye ugatukanda download. Ukanya utuza hano ugacuzingamo resolution, ukamenya ngo wese urashaka kuyiha megabyte zingana iki. Hano wabona ni megabyte 136. Aha ni 325. Aha ni 210.
n'itandatu. Ndahitamo 216 kuko niyo mbona iri buze kuba iboneye, then mpite nza nkande ya download hano, yes niho ndatanza nkande cyari ako kanya atangira kuba ya urabona, yes urabona hano ko irimo gutangira kugenda ya fayiro, ndabizi ubuze kuza kwisangamo muri fayiro, dore irimo, dore ngiyi ngenda ifitemo hano, yes dore ngiyi hano njyewe nyifitemo ya, dore ngiyi hano, yes urabona ko filime yabashe kuba yahagera ya. Murabona ibintu uko bikora neza. Ciao ciao, Imana ibarinde cyane, gusa mukaza subscribe mudushyigikira ya.